urashaka kwisobanura oya ntabwo ndashaka kwisobanura ntabwo nabonye umwanya wo kucyumva uhagije sinanacyumvise ator by the way ahuye n'utuntu ndimo nsirikiramo abantu benshi barazi ko ndi busubize uyu munsi ariko sindi busubize kuko ari amabinga nyirahuko buriya yari party ya mbere mfite izindi 29 nzakora ubwo ni 30 ni 30 gusubiza no gushyanuka ndetse no kushyenga cyane byabaye ejo ntabwo bizatuma ahubwo byanyongerera ingufu zo kushaka kwerekana hari abantu benshi bihishemo no mupira wacu bakigira nkaho bakaze bakigira nkaho hari intwari zawo ariko aribo bawanduza aribo bahetse umwanda munini rwose umunyamakuru Sam Karenzi ndabimwizeza ko yihisha abantu igihe kinini adobya byinshi igihe rero kirimo kugenda gisa nkaho kivaho nzagira igihe gihagije si ngombwa gusubiza uyu munsi nabiteguye nabitekerejeho ntamuhimbiye ibyo kwishongora ngo sizi ngo yavugaga ko ngo mwotaho niba kotaho ngo sinzi ukuntu bivuga ari kwerekanaga ko ari munini usibye kuba muri societe navuga ngo ya gisportif itazirikana Sam Karenzi n'uruhinja kuri jye haba imyaka mu itangazamakuru haba na achievement umuntu yaragiye akora muri context y'inyungu z'umupira we yakoreye indaye ko igihe kinini muri icyo gihe cyose zabigaragaza nabyo niyo mpamvu ngo nta muntu kamara imbere yanjye nabura ukuntu agiye kubera ko yanyoboyeho hano genda mbigendamo biguru ntege ntashaka kubizamo ikintu ku cyacyo ariko hari igihe kizagera icyo bita urucaca rutandukane n'uburo nese buriya muri kadire y'inyungu z'umupira ntimwabireka ntabwo ari inyungu z'umupira oya inyungu z'umupira zigomba kugaragara mu kuri umuntu akamenyekana niba regis akoreshwa n'inda bikamenyekana niba ndefanda abakinnyi kuko nabaguze bikamenyekana niba mvuga ikipi ni kubera ko mfitemo indonke bikamenyekana niba nkase umusifuzi uyu n'uyu kubera ko namusabye ikintu iki bikamenyekana gutyo uko kuri niko kuba ku mupira nta kintu ubwo iyo derby abantu bayitegure muri impeshyi rwose iyi mpeshyi nta rungu bazagira kuko ndiyizi nawe twakoranyeho gake muzikara iyi mpeshyi ubwo ni Regis vs Sam Karenzi cyane abandi tuba twicariye tujye ku ruhande mwicaye mujye pembeni tuba abafana kuko numvise ntabwo nabyumvise ngiye ntabeshye ariko abantu banyohezaga message yakwihanizaga munozongera kumugira inama ari no yampamagaye abimbwira ni namuhitanye nibere mu bintu bitandukanye ni n'umunyamategeko yitwa Maître Ndera wari uhitanye umunyamategeko yitwa Maître Ndekwe nagiye kumva ari buryo umuntu amubwiye yitwa Maître Ntwariza Jean Pierre yampamagaye neza umunyamategeko uraponda ndamubwira mu byumpamagaye mbwira harimo iki abantu nziranye nabo ntituziranye amaso ku maso ntunzi nibo nanze ubwo ni kuri za YouTube cyangwa wese kwakundi ubwo urampaye makuru ngo amarira iki ko barimo ngo kuponda ariko yambwiraga oya ariko nta reka message zirasirikira social media nicyo zimaze ziragira Karenzi yarihishe cyane yigira intwari y'umupira ariko siwe ator igihe rero cyo kumenyekana cyo kujya ku karubanda kamera nka yankende yuri igiti abantu bakamenya ko yambaye ubusa cyageze ndumva aribwo butumwa nari mfite uyu munsi ntabwo nzabyihanganira mu mayetape kandi buhoro ntabwo ubwo dusigaje episode 29 ubwo abantu babetayabinganyira huko yari etape yari part 1 hazaza amabinganyira huko yari nka introduction gutyo nakubwiye ariko nabwira ni witegure sinabikubwira ntabwo ndiho yahabuye ujya kuvuga uburyo yari imyenda ya Bugesera FC ugaceceka njyewe sereka aje siporo yose irabizi bahamagare habaye intambara y'inkundurana n'ubu kandi meze nk'u Rwanda mfite bya bisasu bizimiriza mu kirere ngira amahirwe nta muntu ujya unyijandikaho narinzi ko kuko ngiye ukuntu meze nabo barabizi ariko nta sinirwe nanabivuga barabizi nabo uwanyijandikaho yaba nanjye bayasana ntabwo hari ryamana ni waceceka giye barabizi ari umuvandimwe wanjye rwose ntavuze izina ariyizi yayoboyeho n'ikipe yabaza ambwira ati ntusubize ntabwo nsubiza rwose uyu munsi igihe kizagera
ni ukuvuga ukuntu nkurikije uko ubivuze ubwo uzajya urekura episode uwisobanura yisobanure cyane. Okay, niyo foruma gusa nta gutinda kuri episode. Harabonge niti nyiga guhuma ngo yateraga nazo zikikiriza nazo nizishaka kujya muri uwo mujyo zizajyemo nta kibazo mfite. Umwe kuri umwe episode 30 turatuvivura cyane rwose. Nuvuga ngo formule uzakoresha wowe uzajya urekura episode uwisobanura yisobanure kugira ngo udatinda kuri episode ikanabangamira iminota yindi rwose. Iyo foruma ndumva ubwo abantu ubwo tuzatera gatebe uzaba wicaye ku ruhande. Ariko nanone nanjye ntanga icyo bita imbuzi kuvuga ngo sinzi bavuze ngo Regis ngo na team ye nitwe cyangwa nabandi wenda mukora nitwe ndagira ngo azabigire kiriya nibyo nshaka nanjye nta team ngira yiye ndashaka ko biba kiriya bakaba ko niba ari twe bo muri studio nanjye aho haneye kwibaza kuko karaka episode Regis yavuze yatangiye avuga ko mwakoranye ti unashima unintroduce ugira gute byari personnel. Ariko harano bavuze ngo arashaka gusubiza ngo Regis ngo na team sinagize impungenge ni wowe kuko harayasoje ameshoninga Taifa jewe niba ari izina ni izina niba ari wowe nabo mwakoranye ahangaha nabo rero ne bavuga bagiye bavuga izina kuko harayasoje avuga ngo yasoje ameshoninga Taifa ngo Regis na Taifa ngo hari cyane mufite byinshi nabavugaho nta kintu afite. Rero nahise ngiruje ni team avuga nitwe twicariye cyangwa nitwe natwe turi azajya zasakuze yisararanga abari hafi ya Sama bamumbarize team avuga ni irimo hano cyangwa wenda n'iyindi kipe tutazi mu basifuzi muri mu myenda ya Bugesera n'ahandi hantu twahuriye byanya by'uburyo abona icyo mvuga nta na kimwe kuko Sam numva twageze Raje Sport barabizi na babutoye barabizi byabere muri groupe gutya nk'amasaha nk'atanu twari dupfuye seninga none ndamugana rero si wowe mwiza kuko ikipe dore uko ibaye kuko nararanye n'abakinnyi babugesera muri lokale yabo banyira ubuzima bayemo barafite contract ni rugano rwabahaga no rugano rwabahaga gaz zarashizemo ndabwa ni kuki muteka kunkwi kandi muri ikipe yambara safe gaz nsizi nibikibaho urumva ashaka kugaragaza ko ninje mu kazi icyo kintu twapfike muri team kuko niba team avuga ni bwa mbere oya arabizi ko iyo ntambara ihari ipfundikiye ashatse kubigarura ngenzi ko byarangiye hatse ndi tayari ngiyeyo ariko uri tayari kwigaragaza nadiri naramukize kandi mubare mushyikene no yari agurukana na Kenisi bigira gutya ariko jewe bizaba episode nini iyo team rero bavugaga niba natwe turimo ntabwo ni mwitegure rero iyi sama ishobora kuzatanga sama iraryoshye nukuri ariko ni ibintu bitakabaye ariko ni ibintu bitakabaye ariko mu bimbwe ni tonto dukorana hano urumva Tito hari ibintu bitakabaye muri sports cyane ko wenda umujournaliste yavuga undi ntibyakabaye ariko none agasuzuguro ni kabi agasuzuguro ni kabi kandi abagabo bose umuntu nagusuzugura ukamucira bugufi harya ashaka kunya hejuru niko abanyarwanda bashobora niko bivuga donc ntago byakabaye muri professionalism ko wenda umuntu ashaka kwicara muri studio ngo avuge ngo Tito ngo ABCD ariko niba ibintu ushatse kubigira ibya kibandi birabiki bya kibandi cyane niba ushatse kungaragaza nabi nanjye suko mbuzi byo nakuvugaho bibi icyo gihe nyine ubuteje ikibazo icyagana ikibazo kije bakavuga ati wenda umuntu akandagiye umusumari ibyo bayihishimira kuvuga abandi icyo twavuga nuko cyaturutse kuri ya mpaga uraza ugatanga mpaga nta tegeko ugizeho ukajya kuyobya abanyarwanda kuko hari abantu benshi batitekereza bara societe niko imeze ushobora kuza tuvuga uri nka president wa motari wowe cyangwa se uri umukoneseri mu motari ukavuga nk'ikintu abamotari baragira niwe bigize gute abandi bagahita abatari bakanarira ati mpaga nigeze nareye ubwayo irabizi ko itarenganye nuko abantu baba baraho ngaho gusa bo benyegeza aricyo bashinzwe match n'imbago z'umukino ntizirarangira uri imana y'umupira kurye kuvuga ngo nimpaga mu rwego rwo kugira ngo gusa shakishe amashyi benshi ubwo rero kuba umuntu yabagira abantu benshi bamukurikira ntabwo ari cyo bisobanuye ko ari umunyakuri urumva ibyo kumukurikira ibyo birabareba oya ibyo bwinshi abagendera mu kigare ibyo bibaho kandi turamenyereye aho kugira ngo nkurikirwe n'abantu 500 badafite umumaro nagira abantu 500 bagira umumaro ikirimo rero abantu bagomba no kumenya hari igihe hari ikintu bita ngo ni conflit de génération kigiye kibaho uyu munsi wenda mwe barijisi mwatangiye kera mukumva ko nta kintu Tito yavuga nta kintu abayo yavuga nta kintu Samira yavuga nubwo twebwe generation ntoya hari igihe umuntu avuga ubusa turimo bavuga ubusa kimwe nuko harimo afite izo experience nabo donc ntacyo bakije nta nicyo bisha bameze nk'amuserebanye buri mu nzu y'indere wo utabarwa nuko bakubise ukagenda kuko inzu ishobora gushya uwo muserebanye uzi ngo nagashyuhe ugahiramo hari ikintu kiba kirimo nuko buriya twibeshye ku kintu kimwe
ntabwo kuba uyu munsi Messi yaravuye muri Barca Lamine abura kwitwa Lamine Yamal ntabwo uyu munsi Cristiano kuba yaravuye muri Manchester United na Real bibuza Vinicius kuba Vinicius ntibibuza Garnacho kuba Garnacho gutsinda igitego cyahembwa nuvuga ngo iyo generation zitubahanye bibi ikibazo byaratangiye kera bavuga ngo abantu ngo bizi Butare ngo n'abatarizi Butare n'ikibazo hazamo guhangana haba intambara ikomeye cyane ugasanga banajye no guharinga nk'umuyobozi w'ikiganiro ati uriya muntu se yizi Butare ati ntabwo yahanyuze ati yahanyuze yiga ibindi bitari ibyo ati ntabwo yizi Butare mu mureke iyo ntambara ibintu byabayeho murabyibuka za 2015 byari bikomeye nyuma haza ikindi bita mu generation cyane twe batangiye za 2016 nabo hazamo intambara hari generation yajemo hagati navuze ishaka ukiriya akantu k'akazu tuyinjiranamo ingufu tugira imana hahita social media n'ibintu byo gukoresha indimi nyinshi imera nk'aho icitsina ry'abenshi bagiye babivamo bahungira mu bindi uyu munsi rero uyu munsi kuza ukavuga ngo ikintu kibabaje umuntu akaza ngo abakorana na Regis ngo bamwoheje ngo yavuze barikiriza uribeshye cyane uyu munsi ninde udafite indangamuntu ngo wicaye hano hari undi udafite indangamuntu hano uyibikira cyangwa icyangombwa ofisiye mpamvu se nanze kugira ko ndavuga ntiwasanga ikiganiro kirimo abantu benshi kandi umuntu wese afite uruhare rwe nuvuga rero uyu munsi hari ikintu abantu twitiranya nshobora kuba nari muremure nibyo nshobora kuba nafite tayi ikanganye ntanabyimbye nabyimbaganye magana his excellence ariko ntabwo nkandika twitahire munyemerere twe dusobikiye aha ubwo rero dushimira abantu bose twabanye mu kiganiro cy'amasaha 3